mw'ijuru ngo mubona iruhije icyo ariko izatugeza i Kanani, niho tuzaruka tubanye na Yesu. Nzirijya mw'ijuru ngo mubona iruhije icyo ariko izatugeza i Kanani, niho tuzaruka tubanye na Yesu. Umuhanuzikazi Elina yeretswe ibyabagiye mw'ijuru, uburyo bateye umugongo ibinezeza by'isi. Umuhanuzikazi Elina yeretswe ibyabagiye mw'ijuru, uburyo bateye umugongo ibinezeza by'isi. Nzirijya mw'ijuru mubona iruhije icyo ariko izatugeza i Kanani, niho tuzaruka tubanye na Yesu. Nzirijya mw'ijuru ngo mubona iruhije icyo ariko izatugeza i Kanani, niho tuzaruka tubanye na Yesu. Abanyuze mw'iyi nzira bose bayisanze mw'inzitizi nyinshi, kwangwa n'imiryango ndetse n'isi byacogoje benshi. Abanyuze mw'iyi nzira bose bayisanze mw'inzitizi nyinshi, kwangwa n'imiryango ndetse n'isi byacogoje benshi. Nzirijya mw'ijuru ngo mubona iruhije icyo ariko izatugeza i Kanani, niho tuzaruka tubanye na Yesu. Nzirijya mw'ijuru ngo mubona iruhije icyo ariko izatugeza i Kanani, niho tuzaruka tubanye na Yesu. Yemwe kw'iherezo ry'iyi nzira hejuru mw'ijuru ku Muremyi hari ingororano ku bihanganye bagatsinda umwanzi. Yemwe kw'iherezo ry'iyi nzira hejuru mw'ijuru ku Muremyi hari ingororano ku bihanganye bagatsinda umwanzi. Ibitunaniza ndetse n'ibitugerageza bizashira tugeze i Kanani, niho tuzanezerwa tubanye na Yesu. Ibitunaniza ndetse n'ibitugerageza bizashira tugeze i Kanani, niho tuzanezerwa